turabashimiye inshuti bakunzi, turabashimiye mwebwe mudukurikiye. Ni umukozi w'Imana ugarutse Mpawenimana Thomas. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Matayo, gice cyaho cya mbere, umurongo wa 20. Ariko mu gihe kirashaka ndagusuhuje mu izina rya Yesu. Ndagusuhuje wowe n'umuryango wawe, ndagusuhuje wowe udafite umuryango, utaragira urugo, nawe ndagusuhuje mu izina rya Yesu. Ariko famille zinkurikiye namwe ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana mu ijuru ibishimire muri uyu mugoroba. Mwebwe tubanye rero, turashaka kugira ngo tuganire kuri ijambo ry'Imana, ariko tumanze dusenga Imana. Data, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, kubw'imbaraga zawe zera, kubw'uyu mwanya duhaye, kubw'imbaraga zawe Nyiringabo Imana ducishije muri urusaku rw'isi, tukaba tugarutse imbere yawe. Nemerera Mwami Nyagasani ijambo tugeneye muri uyu mugoroba, tubere ijambo ry'inkomezi, tubere ijambo rihindura imitima yacu, kugira ngo Mwami dukomezwe n'ubuntu bwawe n'ubushake bwawe. Twuzuze muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndagushimiye rero nshuti mukunzi tubanye muri uyu mugoroba. Nongere nkibwire amazina yanjye ni Mpawenimana Thomas. Ndagushimiye ko tubanye kubw'ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ritubere inkomezi kandi ridusobanurire byinshi ku byo bitari bisobanutse ku mibereho yacu. Kandi kiruta byose, ijambo rifate nk'iry'imbaraga, urifate nk'ijambo ry'ubutsinzi, urifate nk'ijambo ry'ubugingo. Nturifate nk'inyuguti, urifate nk'ijambo ry'ubugingo, urifate nk'ijambo rigiye kugutandukanya n'umwijima cyangwa se n'imbaraga z'isi, rigiye kukwinjira mu mbaraga z'umwuka wera. Reka dusome ijambo ry'Imana, turi kumwe n'umusomyi. Reka dusome ku ijambo ry'Imana. Akibitekereza, marayika w'Umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'umwuka wera. Yesu ashimwe cyane bwoko bw'Imana mudukurikiye. Ijambo ry'Imana riravuze ngo akibitekereza. Ninde? Ni Yosefu. Bibiliya niko ivuze. Akibitekereza ni umugabo wari ugiye gusiga umugore we. Akibitekereza, marayika w'Umwami Imana ahita amanuka ahagarara aho ngaho. Nari ngize ngo urebe nkubwire ngo nawe nkurikiye. Akibitekereza kuguhemukira, akibitekereza kukwanga, akibitekereza kukuvaho, akibitekereza kugukuraho amaboko, akibitekereza kukugirira nabi, akibitekereza, marayika w'Umwami Imana amanuka muri uyu mugoroba. Akibitekereza kukwanga, akibitekereza kukugirira nabi, akibitekereza kukwambura, akibitekereza, marayika w'Umwami Imana amanukire ku buzima bwa, amanuka ahagarara aho ngaho. Ngo Yosefu uyu nguyu ni igihe bene se cyangwa imiryango ye yari mubwiye ko atagomba kurongora Mariya, ariko Uwiteka Imana iramubonekera. Ako kanya marayika ahita amanuka aritambika, yica umugambi Yosefu yatekereje. Munyumve neza abankurikiye, Yosefu yari yamaze gutekereza gusiga Mariya. Byari byarangiye, yagombaga kumusiga kuko yaramaje kumenya ko Mariya yasamye inda, kandi iyo nda ntabwo yakekaga, ntabwo yemeraga ko ari umwuka wera, nta nubwo yabitekerezaga, nta nubwo yabikekaga. Ariko ako kanya kuko Mariya inda yari atwite ari isezerano, marayika w'Umwami Imana ahita amanuka. Nawe ndagira ngo nkubwire aho nkurikiye rero, akibitekereza, acyumva amabwirwe yo hanze, acyumva y'abantu bavuze, akibitekereza, marayika w'Umwami Imana ahita amanuka ahagarara aho ngaho, avuga ijambo rikomeye ku buzima bwawe. Avuge ngo aka kanya hagarara, wikora gahunda zawe, witekereze uko wari utekereje, wikomeza iyo mishinga wari ukomeje, wikomeza gusiga umugore wawe, wikomeza gusiga umuryango wawe, wikomeza gusiga ibyawe, wikomeza gusiga urugo rwawe, wikomeza gusiga inshuti zawe. Ahubwo emera ubikore, kuko marayika Yesu abwira wa Yosefu, aramubwira ngo Yosefu, emera urongore umugore wawe Mariya, kuko agiye gusama inda. Niko Bibiliya itubwira. Komeza hepfo. Azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo.
ibyaha byawe. Reka nkubwire nshuti yanjye, ufite igitangaza, ufite umugambi mwiza Imana yakuvuzeho, ariko iyo abantu bakureba babona ntacyo Imana yakuvuzeho, babona ntacyo Imana yagutekerejeho, ariko nkuzaniye iyi nkuru kugira ngo yongere ikurememo ibyiringiro. Niba hari umuntu wagusize, marayika w'Umwami Imana agiye kumanuka amukoreho, amubwire ngo wowe warabitekereje urabigambirira, none wirenga ahangaha, garuka usubire mu rugo rwawe. Yosefu nawe yari yagiye nk'abandi bagabo bose ukuntu bagenda. Yosefu yari yataye urugo rwe nk'uko abandi bagabo bose bata urugo. Yari amajije kuta Mariya mu buryo Mariya atarasobanukiwe, mu buryo Mariya atabigizemo uruhare. Wibuke neza, Mariya inda yayisamye atabigizemo uruhare, ahubwo yari yabengutswe n'umwuka w'Imana. Rero umwuka warakubengutswe, wihemukirwa n'uruhare utigeze ugira mu byakubayeho. Rero niba waremeye ugahitamo kubaka urugo, uyu munsi Satani akaba yarahagaze mu rugo rwawe, ndagira ngo nkubwire ngo Satani nta bubasha mufiteho. Tugeze mu isaha yo gusenyera umwanzi, kuko ndagira ngo nkubwire ngo umugabo wawe akibitekereza kugusiga, marayika w'Umwami Imana amanuke. Umugore wawe akibitekereza kugusiga, marayika w'Umwami Imana amanuke. Fiance wawe akibitekereza kugusiga, marayika w'Umwami Imana amanuke. Nkuzaniye topic ivuga ngo marayika w'Umwami Imana amanukira ubuzima bwawe. Nkuzaniye intego ivuga ngo ibirimo Imana birakomera ntabwo bisenyuka. Mariya bari bamusenye nk'abantu, bari bamuvuzeho nk'abantu, ariko hari icyo umwuka w'Imana yari yaravuganye na Mariya. Marayika w'Umwami Imana yari yaramanutse aganira na Mariya, aramubwira ngo ugiye gusama inda, kandi iyo nda ni inda nziza y'umwana w'umuhungu. Ariko Yosefu yari yihakana Mariya, kandi Mariya yaravuganye n'Imana. Niba waravuganye n'Imana witinya, niba waravuganye n'Isumba byose wikuka umutima. Niba hari icyo Imana yavuganye nawe, niba hari icyo Imana yakuganirije mu byo wakoze ukabikora, Imana yaravuganye nawe. Mu gushaka kwawe Imana ikaba yaravuganye nawe, mu guhitamo kwawe Imana ikaba yaravuganye nawe, mu kwemera kwawe Imana ikaba yaravuganye nawe, mu gutangira business yawe Imana ikaba yaravuganye nawe. Abashaka kubisenya bakibitekereza, muri uyu mugoroba ndakwingingira ijuru, ndinginga Imana Isumba byose iyamanuye marayika ku bwa Yosefu, yongere imanure marayika ahagararane nawe. Uri umwana w'Imana, uri umwana w'isezerano, wavuganye n'Isumba byose. Abantu bakikuvaho bakibitekereza, marayika w'Umwami Imana amanuke mu izina rya Yesu. Soma. Nuko ibyo byose byabereye kugira ngo ibyo Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore, ngo dore umwami azasama inda, kandi azabyara umuhungu, azitwa Imanuweli, risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Haleluya! Imana yawe iri kumwe nawe. Rero Imana iri kumwe nawe, Imana igufiteho umugambi mugari. Kandi ndagira ngo nkubwire, uyu Mariya nkuzaniye mu ijambo ry'Imana, we yari yaravuganye n'Imana, avugana n'Imana imutumyeho marayika. Marayika aramuganiriza ibyamubayeho byose Imana yari yaravuze. Nta rwigango yarigeze agira. Rero mu byo yakoraga byose nta mutima wo guterwa ubwoba nuko Yosefu yafashe icyemezo, ntabwo byigeze bimukura umutima. Nanjye ndagira ngo nkubwire ngo wikuke umutima rero, kubera ko Mariya yizeye icyo umuhanuzi yari yaramuhanuriye, yizera ijwi yari yarumvishije ubwe. Niba hari ijwi wumvishije rikubwira ngo uru rugo ni urwawe, niba hari message yakugezeho ikakubwira ngo uru rugo ni wowe ugiye kurwubaka, fiance ni uwawe, uri umuryango ushatsemo ni uwawe, nta bubasha bazakugiraho, iryo jwi ukaba wararyumvishije, utewe ubwoba n'iki? Komera, kabone niyo yaba yaragiye, marayika yaravuze azamugarura. Niba ari Imana yabivuze izabyubaka, niba ari Imana yavuganye nawe izabikomeza. Ndagira ngo nkubwire ngo Satani ntagukura umutima, Satani ntagukange. Umwanzi winjiye akayobya urugo rwawe, akayobya umugabo wawe, akayobya umugore wawe, akayobya inshuti zawe, ni nawe wari winjiye muri Yosefu. Kandi Yosefu byibuke neza, yari umwana
wavukiye mu gitambo, yari umwana uzi neza imvugo y'Imana, ariko ibyo ngibyo ntabwo umwanzi ntabwo yamutinze, ntabwo yamutinye, yamunyuzemo, amunyuriramo mu ntekerezo, aramubwira ati siga Mariya. Baragambana, abantu bari baricara, famiye ze ziricara, zamubwira ngo uriya mwana ugiye kuzana dore aratwite, nta nda wigeze umutera, musige. Rero ndagira ngo nkubwire ngo umwanzi ntahatahangara, aho umwanzi ahangaye uretse imbaraga z'Imana zonyine nizo zibasha kumwimura. Aho umwanzi yatinyutse uretse imbaraga z'Imana zonyine, imbaraga z'Imana nizo zimura Satani. Ndagira ngo nkubwire ngo witinya nshuti yanjye, komera umutima kandi ntutinye, ntukuke umutima, komera. Niba hari uwivanze mu buzima bwawe akibitekereza, marayika w'Umwami Imana amanuka. Akibitekereza, ntarinde kubishyira mu bikorwa, akibitekereza, marayika w'Umwami Imana amanuka. Nshuti yanjye wowe nkurikiye rero, ukaba wumvishije ijambo ry'Imana, niba wumva ari gufasheho, uze kujya muri komenti unyandikire, utwandikire kuri muri komenti, udusabe topiki twaganiraho, cyangwa se udusabe dusobanure kuri indi jambo wumva wowe ryakumanukiye turi kwiganira ingiri, cyangwa se niba hari n'uwagusize twafatanyikanya natwe tugasenga marayika w'Umwami Imana akongera akamukebura, kuko hari imbaraga z'Imana. Niba yaribwiye nkawe ubwe akabikura mu bitekerezo bye, hari imbaraga z'Imana zamukebura, kuko ijambo riratwemera neza rikanabisobanura neza. Yosefu akibitekereza, marayika w'Umwami Imana yaramanutse. N'uwawe rero akibitekereza, marayika w'Umwami Imana ntago amutinya, imbaraga z'Imana ntago zimutinya, ijwi ry'umuhanuzi ntago rimutinya, nawe rigomba kumugeraho rikamubwira ngo garukira aho ngaho wigenda, urajya he? Garuka, dore uyu mwari yasamye inda y'umwuka w'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo dufite imbaraga z'umwuka wera, kandi izo mbaraga z'umwuka zibasha gufata mpiri ibyo bibwirira mu mitima yabo. Hari inshuti yawe yaba iri kwibwira kugusiga, hari urugo rwawe rwaba rwarasenyutse, ndagira ngo nkubwire ngo komera kandi ushikame. Hari Imana yongera kurusubiza ku rufatiro, hari Imana yongera kurusubiza mu gihe cyarwo. Nshuti yanjye witinya kandi wikuka umutima, hari ibyanditswe byera, umwuka w'Imana arabisobanura. Sobanukirwa iri jambo neza, nturishyiremo amarangamutima yawe. Iri jambo rirakomeye, iri jambo ni rizima, iri jambo rirubakitse, iri jambo ntirijya risenyuka, ni ijambo ryubaka, ni ijambo risana hari harasenyutse. Nari nkubwiye ngo komera. Bakibitekereza kuguhemukira, marayika w'Umwami Imana ahagarare. Bakibitekereza kukwanga, marayika w'Umwami Imana ahagarara. Bakibitekereza kuguhombya, marayika w'Umwami Imana ahagarare. Bakibitekereza bakabigambira bakavuga ngo uzicwa n'indwara, marayika w'Umwami Imana ahagarare ku buzima bwawe. Bakibitekereza bakavuga ko utazigera ubyuka ku gisasiro, marayika w'Umwami Imana ahagarare. Bakibitekereza bakavuga ko ubwo burwayi buzaguhitana, marayika w'Umwami Imana amanuke aguhagarareho. Niba ufatanyije nanjye, reka dusengane isengesho. Ndasenze nkwinginga gitare cy'amahanga, manura marayika w'Umwami Imana ahagararane na buri umwe wese unkurikiye muri aka kanya. Mwami, ndamusengeye buri muntu wese wifuje kugira ngo Mwami Nyagasani uhagararane nawe. Ni wowe ushoboye byose. Manura imbaraga za, manura gukora kwa, manura ubutabazi bwawe, uhagararane nawo Data Nyiringabo Imana. Ndakwinginze icyubahiro n'ikibi cyawe, ndakwinginze gukora kwawe kugaragarire buri muntu wese. Mwami Nyagasani, buri muntu wese umushyigikire kubwira isengesho, buri muntu wese warubabaye umutabare, buri muntu wese watekerezaga kwihemukira cyangwa se guhemukira mwene se akibitekereza, marayika w'Umwami Imana ahagarare, kandi ahagarare amucungure kandi amugirire neza. Ndakwinginze Kristo, kuko izina ryawe rirakomeye, izina ryawe ni irinyembaraga. Ciye bugufi imbere yawe kugira ngo abereho ushyirwa hejuru. Ciye bugufi ningingira ubwoko bwawe kugira ngo ubutabarane umwete kandi ubutabarire mu gihe. Ubasubishe kuko uri umurengezi wacu, ubasubirize mu gihe cyabo. Bakigusaba Mwami Nyagasani wumve gusaba kwabo, kugira ngo uhagarare aho biri ngombwa, ntubatererane, ahubwo bakomeze. Senze nize mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen.